hari imbaraga ikora ibikomeye, imbaraga ituruka ku mwami Yesu. Uhereye kera amateka avuga iby'iyo mbaraga itangaje, niyo mbaraga yiswe ijambo ry'Imana. Muri iyo byose niho byaremewe, ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru, aho itari nta na kimwe cyaremwe. Tureba Adamu akimara gucumura, Imana yamwambitse uruhu rw'intama, ikimenyetso cy'uko Yesu umwana w'intama yiteguye kumena amaraso yakiza umuntu. Imbaraga ikenewe na bose, abemera ndetse n'abatemera, abafite umubiri bose uko bangana bakeneye iyo mbaraga maze bakire. Ino mbaraga yifuzwa ibihe byose, ab'ubu turakwifuza bikomeye. Iyi si y'ubu turimo iteye impungenge, tutagufite mukiza nta byiringiro. Abisiraheli bava mu Egiputa, iyo
isi